Guys, ngo hayi ikaze kuri channel yanjye ya tutekiki, nizere ko umeze neza kandi wamaze no gukanda subscribe kuri channel yacu. Nkuko bisanzwe ni channel yacu igenda ibagezaho uburyo bwo gukorera amafaranga online ukoresheje telefone yawe. Guys, iyi video igamije kwigisha mu buryo bwa education gusa, hanyuma nawe ukikora ubushakashatsi ukareba yuko wagakora aka platform. Nkuko bisanzwe rero kwiyandikisha muri aka platform ni ibintu byoroshye. Ngiye kukwereka kuri iyi channel yanjye ya tutekiki, wakanda subscribe ubundi mwereke uburyo ibyo bintu bikorwamo. Numara gukanda kuri link urasanga aho ngaho muri comment ya mbere urahinguka ahantu hameze gutya. Ahangaha urashyiramo nimero yawe ya telefone, hano ushyiramo password, nawe ushyiramo password, hanyuma urebe yuko iyi invitation code ariyo yagutumiye, hanyuma urayituza ahangaha. Urabona yuko izi mibare baguhaye urazandikamo hano kugira ngo bagurifiye niba koko ari wowe, kugira ngo urayibona. Ahangaha urahera kuri 07 urashyiramo nimero yawe ya telefone. Ahangaha nabwo urakiriyetinga password, ahangaha ubwo nabwo uraza gukiriyetinga password wumva ushaka gushyiramo. Ingi gusa zigomba kuba zisa. Hanyuma hano hasi urabona ko baduhaye umubare 78775. ubwo uhita ukanda hano kuri sign up, ubundi account yawe igahita iba created. Nkuko bisanzwe murabona yuko iyi business rwose wayikora kuko yizewe. Ngiye kukwereka uburyo bwa mbere iyi business yizewe. Urabona hano hari icyangombwa cyabo ca RDB kimaze kugenda. Iyi ni company mu Rwanda irimo gutanga amashanyarazi yakuye mu buryo bw'izuba. Urabona yuko iri gutanga akazi rero, niyo mpamvu gukorera video kugira ngo nawe uyikore. Urabona yuko yabaye leta kuri 11 nibwo yatangiye gukorera mu Rwanda. Urabona yuko ikintu cyangombwa ca RDB yemewe business hano mu Rwanda, kandi unagiye kunoza ngira ngo urabona yuko certificate yabo iri verified. Urabona yuko unagiye kuri uru rubuga rwabo, urabona uru rubuga bandi kurebe mbese business koko irizewe mu Rwanda mbere yuko mbigisha ukuntu wayikora. Wowe nta kindi kintu ukora, urabona izi mibare kuzireba. Izi mibare nizo certificate yabo. Hanyuma wowe ukaza hano kuri uru rubuga urarukandaho, ugiye kureba ko iyi certificate yabo yizewe. Uraza utungutu uradukopiya ukumva kaze bibigishe kwa ko nanjye nabikoze. Uraza ugakopiya iyi link ukuntu imeze yo kuri RDB. Hanyuma wowe bakubaza namba ya certificate ushyiramo iyi serial number. Iyi niyo uza gushyiramo. Izi mibare reba hano zandika ubundi zishyiremo, bahita bakwereka yuko iyi iri verified. Okay, reka tudatinze kuri ibyo ngibyo nkwereke uburyo ikoramo. Ahangaha nta kindi kintu, wowe uraza ugakodesha imashini. Reka tuze kuri izi mashini turebe. Urabona ngewe naguzemo imashini y'ibihumbi 5. Naguze imashini y'ibihumbi 5 maze kugaruza muri video. Urabona irunguka make pe, ariko izamara igihe kirekire. Iyi ngiyi ni ibihe byose uve kuri za zindi ziba ziramara igihe gitoya. Urabona ngiyi product ya 5 imara iminsi 45 urukubi bari kuguhamagara ya buri munsi. Urabona iyi product igurwa rimwe, neno bakazaguha inyungu y'ibihumbi 4, bazabikoramo ari ibihumbi 9 byose. Nta product menshi. Urabona ibihumbi 10 buri munsi yunguka makeya, ariko iyi business izamara igihe kirekire. Noneho nakarusha nakwereka n'uburyo bari guhemba. Business baraguhemba, ndakwereka uburyo baguhemba buri kwezi bitewe nayo washizemo. Oya, bitewe n'urwego umaze kugeraho. Ni ama VIP mbese kugira ngo mubyumve neza, kugira ngo utangire guhembwa. Urabona iyi ni imashini ya 4 ibihumbi 40.
uhabwa icyatandatu cya buri munsi. Naho imashini ibihumbi 120 uhabwa 5 bya buri munsi, ukazakuramo 241,900. Nk'uko bisanzwe rero kamanza naza kwikorera. Iyo waguze imashini uhita uza hano kuri ahangaha kuri mi, ugahita uza hano kuri my machine. Iyo umaze kuza hano kuri my machine uhita uvuga kanda hano kuri get kugira ngo nyine ubone ya mafaranga yawe. Urabona ko 200 bayamuye buri munsi, buri mu gitondo mu kuza ugakeninga pesa zawe. Noneho nituza hano ahangaha kuri mi wereke dashboard yanjye. Urabona ngiye kuri balance yanjye mfite igihumbi, maze kubikuza 5,200. Kumva yanjye nayakuye narashoye 5. Toto y'inkamu yose maze kubona ni 6,228 hamwe n'aya ngaya kuri balance mfiteho garimo. Iyi aya niyo inkamu nakoreye kimwe yanjye n'aya ngaya nayo nakoreye. Ngiye kukwereka uburyo noneho wowe ugakora muri charge, hanyuma ukaguramo product yawe ushaka kandi yakuzanamo inyungu. Ndashiramo na groupe ya WhatsApp urayisangamo, hanyuma uze kunyandikira ikirakunanira wajoyininze groupe yacu ya WhatsApp. Urabona nuza ugakanda hano kuri recharge. Urabona yuko hano hari 5, hari 10. Izi ni za product twese bafite, wowe uhitamo product ushaka. Reka duhitemo iyi ngiyi ya makeya nta kibazo. Wowe uburyo bwo kwishura wakoresha ubwa kabiri cyangwa ubwa mbere. Ubwa mbere nibwo bwiza, nibwo bwihuta. Ugahita uzikanda hano kuri recharge. Urabona yuko ugahita ukanda okay. Urabona yuko uburyo bwo kwishura bwise buza. Urabona neza cyane yuko ahangaha bari kuvuga ko ugiye kwishura 5. Urahitamo MTL cyangwa se Airtel. Reka duhitemo iyi Airtel. Wowe bitewe na nimero ugakoresha ukohereza amafaranga niyo urushyiremo hano. Reka dushyiremo Airtel yacu. Wowe uhita hano ukande confirm. Urabona dewe urohereza 5 kuri iyi nimero. Iyi pashe yitwa patience umuhoza. Hanyuma uhita ukanda hano click pay. Maze kohereza amafaranga cyangwa se kohereza amafaranga ndetse nta muntu utabizi. Hanyuma nuza wamaze kuyohereza ugasanga ataragira kuri account, wowe uhita ukanda hano kuri refresh. Iminota 2 cyangwa iminota 10 amafaranga yawe aba yamaze kwakira. Nizo myinshi kandi ikimara gukanda ubu ni ko yohereje wase password, amafaranga yawe itagera kuri account yawe. Hanyuma ukahita ugakora activate y'intuza. Ugakora hano kuri machine, ugakora ku mashini yawe. Hanyuma ukahita ugakanda hano kuri recharge, niyo wemezaho. Iyo wemeje recharge uhita ugakanda hano kuri buy. Ugakanda hano kuri buy bahita bakwereka ibingibi, ubundi ukahita ugakanda hano kuri confirm. So rero kanze nkwereke noneho uburyo bwo guhemba, uburyo bukoramo. Urabona ahangaha nuza hano kuri team yawe, uraza ubone iyi code ya invite friend. Iyo uyikanzeho tugera ahangaha, uraza ukahita ukora hano kuri copy. Iyo ukanze kuri copy uhita uhabwa link ukagenda ugatumira inshuti zawe. Kugira ngo urabibona neza cyane. Umaze gutumira iyi niyo inshuti zaje maze gutumira. Urabona neno uburyo bwo kugira ngo ugere kuri VIP, uburyo bwo gutumira. Urabona nk'ahangaha. Urabona ahangaha ndatumiye abantu 2. Nibo bamaze gushora. Turi abantu 14 ariko nibo bamaze gushora. Urabona hamaze gushoramo abantu 2. Noneho urabona ahangaha hari umuntu umwe na hakaba hari umuntu. Ahangaha babaye 3 nayo bakaba 3. Ubwo no kuvuga ngo umiye abantu 3 biyandikishije bagashora. Nabo 3 bakongera gatumira abandi 3 hano nabo bagashora. Ukwezi bajya baguhereza 80 kwa byatimu yawe. Uwo wageze kuri VIP ya 3. Ngira ngo urabibona hano. Urabona ko hano hejuru ahangaha hari VIP 1. Ngira ngo urabibona. Kubera ko ari yo ndiho.
hari VIP2 yo ugomba kuba waratumiyemo abantu 3 muri timu yawe bagashora gusa. Nino VIP ya 3 ni ugutumira 3 n'abandi 3 bagatumira. Nene iyo wageze kuri iyo VIP ya 3 bita utangira guhembwa ibihumbi 80 bya buri kwezi. None kugira ngo nkwereke uburyo wowe numara gushora, wamaze gushora urahita uza hano kuri online service. Guys, numara gushora uraza ibintu uri kukwereka bari ibyo ukora. Uraza uhita ukanda hano kuri WhatsApp team kugira ngo uyu nguyu n'ujya uratumira uzajya urahita uguhereza kode, uraza ugashiramo kode ya bonus. Niyo uzaje urahita uza hano kuri home, hanyuma nuza hano kuri home uzaje urahita uza kuri page ya reward kuri mufatanye bereke neza avaho ntabwo mwayibonye. Iyi ngiyi reward ahangaha iyo umaze kwakanda kode yaguhaye niyo uza ugashiramo hano. Ngiye kukwereka noneho wowe uburyo numara gushora haza no kuri umanuka hano hasi kuri online service. Numara kuza kuri online service baza ukande hano to contact your team manager to claim bonus, get more money knowledge. Ahangaha ni ukuvuga wowe uramwandikira ukamubwira ati narangije gushora. Urumva iyo uhakanze ahangaha bahita bakugeza kuri nimero ye kugira ngo urabona neza cyane yuko yewe ahangaha urabona ko tujya tuganira cyane, urabibona neza cyane. Iyo wamaze kugira hirya muri timu ye, wowe nta kindi kintu ukora, urahita ubimubwira aguhereza link ugere muri groupe y'abantu ya nyiri company cyangwa se y'abakozi bari kuyikoramo, bahita bakwinjizamo uhabwe training. Uhabwe na training wowe nushora mbese uze kunyandika kuri WhatsApp yanjye irabiri muri groupe training group. Ubwo buryo bwo gukorera amafaranga rero nawe wareba ko waguramo product rero ko aka business arizewe. So reka nze bereke rero tabiza abantu benshi bamutegereje ngo nimbereke proof ngo mbese ko bikura amafaranga araza. Amafaranga araza nuza hano kuri withdraw ahangaha kuri withdraw reports. Rero kubabwira ngo urabona yuko ngewe kubikuzamo inshuro ebyiri, nabiko imico abiri hano nguramo ibihumbi 1 kandi yose yangezeho ko nimo koreho mane yanjye kugira ngo urayibona neza cyane. Nuteranya ari amafaranga wayabona hano hejuru. Business yerize wayikora, ntabwo ari za business za scam, ni business izamuye igihe kirekire kandi nawe wayikora ubushakashatsi. Iyi video nyikoze kugira ngo gusobanurire gusa, nawe wakwikora ubushakashatsi ubundi ukareba koko niba iyi business yizewe. Kandi ngiye naberetse n'uburyo uraza kubikoramo urebe niba iyi business yizewe. Nabiberetse mubirebe neza niba koko iyi business yizewe cyane, hanyuma muyikore.